bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku munsi mukuru wa Noheli, umunsi mukuru ukomeye twibukaho ivuka ry'umwami wacu Yezu Kristo. Yezu yongeye kuvukira mu mitima yacu, yongeye kuvukira mu mibereho yacu, kandi igihe atuvukiye yariyemeza, arashaka no kuturokora nyine muri ibyo byose bitubangamiye, cyane cyane arashaka no kuturokora kuri iki cyorezo cya coronavirus ikomeje kugariza isi. Murabona rero mu gihe cya Noheli n'igihe dutanga impano ndetse tukanazihabwa, ni ibintu byiza, ariko ibyo tugomba kwibuka cyane cyane ni ugutanga impano y'Imana dutuyemo, kuko Imana igihe yavutse ku isi yashatse nyine gutura muri buri wese muri twebwe. Twemere rero dutanga impano iyo Mana dutuyemo, hanyuma natwe ubwacu twiha impano yo kubaho turwanya ubugizi bwa nabi, turwanya ubugome, turwanya ubwirasi, turwanya ibintu byose bitudindiza mu rugendo rwacu, bigatuma umubano mwiza, ubusabane hagati y'abana b'Imana uzama agatotsi. Tubirwanye rero kugira ngo Yezu Kristo akomeze avukire muri twebwe, hanyuma ubwo dushobora kugira agahenge, twashobora kuririmbana hamwe n'abamarayika barimo baririmba bavuga bati: Imana nisingizwe mu ijuru no munsi, abayikunda bahorana amahoro. Amahoro rero kuri mwe twese, amahoro ku miryango yanyu, amahoro mu bihugu byose, ariko cyane cyane amahoro ku bantu bose bumva ko bigunze, abantu bose bari bonyine, bose amahoro y'Imana abataheho, kandi natwe dukora ibishoboka byose kugira ngo duhinduke Yezu Kristo ubashyira amahoro aturuka nyine ku ivuka rye muri kamere y'umuntu twibukaho kuri uyu munsi wa Noheli. Noheli nziza nanone, kandi n'umwaka mushya muhire, umwaka twizera ko utazarangwamo coronavirusi, tubifashijwemo n'Imana. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Noheli nziza kuri twese.